kuki mama Vanessa yabivuze abantu bakamutira ntibabyemere bakavuga ngo oya birazwi pe cyane ukuri musafiri yaramukubitaga pe rwose pe ibintu tujye tubyemeranywaho bakiba muri korali nta utabizi ibyo bintu gusa nyine ntago wabushyikira ariko bigaragara ko hari ikimana ishaka kuri mama Vanessa uko biri kose yego uko biri kose urakwa nkubwiza ukuri nyamara uyu mubyeyi Imana iramukunda n'ukuri ndakurahije ukuri bigaragara ko hari ikintu cyiza kitari kibi Imana ishakira mama Vanessa ko yakoreye Imana pe Reka nongere mbasuzuro mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muhererereka nizere ko mumeze neza cyane abari mu gitondo muze kugira umunsi mwiza abari nimugoroba muze kugira ijoro ryiza reka nibitsa abantu ko dufite website yacu yitwa impuguro.com mushobora kudukurikiraho mugasoma amakuru agiye atandukanye uyu munsi rero nubundi ndi kumwe na Pastor Ntambabazi mushumba muraho neza Yesu ashimwe cyane Vita ndakomeye reka nongere mbaye ikaze ku Impuguro TV murakoze cyane kumpa ikaze ku Impuguro TV Imana ibaho umugisha mwinshi cyane kandi nangenejwe no kongera kubitaba ahandi sawa rwose yego uyu munsi hari utuntu tumwe na tumwe twangezeho bita dukubitana nuko nimba nifuza ko mutuganiriza ku buhanuzi urabona muri ritorero nk'umushumba muri ritorero rya ADPR hari igihe kigeze kugira abahanuzi bakajya bahanura muri ritorero ku buryo no mu materaniro yo ku cyumweru abahanuzi bahanura umuntu akaba ari kubwiriza ubuhanuzi bukamanuka gahanura cyangwa se umukristo ahantu yicaye umwuka akamufata agahanura ibyo bikemerwa bikemerwa ariko igihe kiza kugera ari nacyo turimo uyu munsi aho bigoye reka niye kuva ko bidashoboka aho bigoye ko umuhanuzi ashobora guhanura mu iteraniro kabone nubwo yabazwi cyangwa se wa muhanuzi kabone nubwo umwuka yamanuka abantu babibona biragoye ko yahanura mu iteraniro ryo ku cyumweru mu cyumba mu mibyiziho bibaho ariko uretse ko nanone hahanura abazwi nyine wenda yego ndimo ndagana ku bijyanye n'ubuhanuzi ndavuga ngo ese umwuka yarahindutse ese ntabwo umwuka agihabwa agaciro cyangwa se agihabwa intebe mu itorero cyangwa se mu materaniro yo ku cyumweru byagenze gute kugira ngo mbere abantu babe baranezerwaga umwuka n'umwuka amanuke ariko uyu munsi bikaba atari ko bimeze ni ikibazo gikomeye cyasubizwa n'abahanga batari igihe biransiga kubitekereza ariko reka tubanze twibaze ese koko kera ko umwuka amanuka abantu bakanezerwa uyu munsi umwuka amanuka abantu bakagira impaka n'ibindi bibazo bikomeye nicyo kibazo warumbajije ntekereza ko si Imana itavuga si n'Imana idakora ahubwo nuko abahanuzi bakoresheje ubuhanuzi nabi bituma bahanurirwa baburambirwa batakibukeneye ndiko mbitekereza ikindi cya kabiri ko sinokujya niko binameze ikindi cya kabiri bigaragara ko ikintu cyitwa ubuhanuzi cyamaze kwambara indi sura itandukanye n'ikimana nagambiriye ku buhanuzi ko bisa nkaho byahinduye isura pe kuko urabona ubundi mbere nta nubwo bitaga abahanuzi ubundi mbere bari bamenya bana Samweli yari bamenya ubuhanuzi ni mu gihe gitoya noneho mu gihugu cya Isiraheli abahanuzi bundi yabaga ari umwe ubundi buryo habagaho umwami umutambyi n'umuhanuzi bagafatanya mu kuyobora igihugu umutambyi akavuga iby'Imana yavuze umuhanuzi umutambyi agakora iby'Imana yavugiye umuhanuzi noneho n'umuhanuzi akavugana n'Imana agafasha ubuyobozi noneho n'ubuhanga ubuhanuzi wari umurongo cyangwa n'uyu munsi n'umurongo Imana ivuganiraho n'abantu bayo kukibifuzaho kuko buryo umuntu uvuga ubuhanuzi bwatambutse we ntago abahanuye buryo kuko ntago umuntu avuga ibyabaye ubuhanuzi ni ibintu bitaraba ariko bizenda kubaho rero ko uyu munsi bisa nkaho byamaze kubihira abantu no kutaryohera abantu nuko ibyo bavuze ko batumwe n'Imana bitigeze bisohora rimwe na rimwe bikanazana n'impaka nyuma yo kubaho cyangwa byarimbo bakabisohoresha imbaraga zabo kuko babihanuye kugira ngo bemeze ko bahanuye bwa buhanuzi ariko nzi kumwuka none uyu munsi arakora uyu munsi umwuka arahari kandi twubuhanuzi tubwemezwa nuko busohoye noneho kubera ko ubuhanuzi bwinshi bwamaze kuboneka bwamaze gusohora butigeze bugirira akamaro babuhanuriwe byabateye kumva babirambiwe
niyo mpamvu bitera noneho abandi bakanahanura bajyanye mu irari ryabo. Ikindi ubuhanuzi ni impano igezweho kandi Imana iza yinjiza rwose, ibyo tubivuge ku ruhande. Impano iragabura, uragabura kabisa utayifite. Ni impano igabura rwose, abantu barabizi kuba zifite. Ni impano igabura, ni impano hose bifuza kugira, noneho bigatuma haba abahanuzi batumwe n'Imana koko. Hakabaho n'abihamagaye ubwabo kubw'inyungu bareba imbere, hakabaho n'ababwishyira amatari n'ubwabo kugira ngo babone za ndonke baza kubona uyu munsi. Kuko uyu munsi uhagaze ukavuga ijambo, hakaza uhanura, amatwi yajyana kuhanura. Yego, ijambo ryo rwose ni ikindi kibazo. Kereka bamaze gukura mu mwuka. Noneho hagati ya 99 za 2 kugera hasi muri 2020 hari abantu bahanura amafamu barayabura, abandi bahanura imodoka barazibura, hari abahanuriye kurongwa warinze batarongowe. Noneho bituma abantu babihirwa n'ubuhanuzi, ariko n'ubundi ntibwari ubw'Imana. Hari ababwiye ngo nibareke ingo siza Imana yazibakuyemo, batingo abagore batingo, abantu basenya ingo zabo, basenya ubuzima bwabo. Noneho bituma babihirwa n'ibyo bintu, kuko niba hari ikintu cyishe itorero, cyishe abantu, cyishe abakozi b'Imana, cyishe imibanire y'abantu n'abandi, n'ubuhanuzi bw'inza butavuye ku Mana, buri guteranya abantu, buri gusenya ingo z'abantu, buri kubeshya abantu, ibintu biteye ubwoba. Bityo bigatuma na bantu bahanuriwe ibintu bitari byo ahora yumva ko nta muhanuzi uriho, ariko barahari pe. Niyo mpamvu abayobozi b'amatorero baba maso. Abahane banga igiti kiraguye, bashaka gusobanura ubuyobozi, abandi batamaraso aramenetse mu gihugu. Ibintu ugasanga twe turarwana n'amahoro, bo nta bimenyetso banafite. Noneho bigatuma uyu munsi banone umuyobozi uvuga ati ariko reka tugenzure bya bindi. Nimva ariyo mpamvu yabiteye. Bituma bafata iyo strategy yo kuvuga ngo reka duse nkaho turimise abahanuzi mu materaniro, turebe. Ariko nabyo ntibyacize ko basanga mu ngo zabo mu mashyamba mu bihuru hiryo ngiyo, kandi pe barimo barayoba bafite, barimo barayoba pe, barimo barayoba abantu bari gusambanywa ngo bari kubasiga amavuta. Hasi kujya gusiga amavuta umugore kuri sexe ye ku gitsina kiwe no kuri umugabo, muri Imana ivuze. Hari undi wabwiye undi ati yarayansize arangije ambwira ati amavuta ntabwo yamara ntayohereje ahantu hose. Ubwo nyine barasambana nyine n'iki, abamburwa amafaranga, abeshya ngo ukora iki kuya Imana ikore kiriya. Uro y'isi n'abantu ba kinogiye babihiwe n'ibintu byitwa ko byavuye mu kanwa kacu. Nyuma ngiye sinjya nikuramo. Yenda ntabwo uzi ko ndi umuhanuzi ntabona mpanura. Ntabwo ndakubona ariko ndabizi. Ntabwo mpanura. Ariko ni ukuri. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya 23 avuze ngo abantu bampuzigijwe n'iki n'ubuhanuzi bw'abantu bahanura ntabatumwe. Rero nk'abashumba b'amatorero n'abandi bareba kure bajya bicara bati ibintu ko ntabwo ari byo, bamuhugura akabararaka arigendeye. Bamutumishi benshi n'abandi bose. Ariko byo ubuhanuzi burahari, n'abahanuzi barahari, n'abahanura by'ukuri barahari, ariko n'abahanura b'inyoma bo nibo benshi cyane. Kuko muri iyi si abantu bakunda ibahumuriza. Umuhanuzi usaturavuga ati we wamusambanye Imana iraguhanya ntuzamwumva, abwe ngo guhaye imodoka, iguhaye amafaranga, iguhaye iki. Ese guhanura n'iki bundi? Buryo guhanura n'iki? Guhanura n'iki? Ibyo rero bituma abantu bagenda batakaza ubwo buryohe. Bagenda batakaza uburyohe bwo kumva bavugana n'Imana burya. Bavugana n'Imana ukuntu. Bityo rero ukabasanga ko byakabaye ikindi kintu cyo gutekerezwaho. Byo gutekerezwaho umuntu akareba ngo ni ibiki, ariko umuntu akabyigaho yitonze agasobanukirwa. Bivuze rero ngo byatumye abantu imitima yabo ibihirwa. Irabihirwa pe. Ingo zisenyutse kubera abahanuzi, abantu bibwa amafaranga kubera abahanuzi, abantu bibwa ibintu kubera abahanuzi, imiryango ishwanye kubera abahanuzi. Hari uwo wabwira ngo Imana yaravuze ngo umugabo we n'uriya mwabana mugacya mwatandukanye. Ibyo byose kwicwa n'iki, ariko ahanini bishingiye ku tunyungu twinshi
duhishe muri ibyo bintu bita impano kumba atarizo, ariko abahanuzi nyakuri barahari. Nukuri pe, abahanuzi barahari. Abahanuzi barahari. Yo barahari nyakuri, ariko n'abanyabinyoma nabo ni benshi. Ariko ikibazo kiriho nuko ibinyoma nibyo byihuta cyane kuruta ukuri. Kuko barashyenga, iraguhaye, gira gutya, ukora ibi, uzakora ibonye ibi ngibi, nibi wazanye sana ukora ibitambo bine bikureho ibi, nyine bagira uko ariko byukuri. Ariko menye ngo abakristo kwisi yose baremerewe n'ubuhanuzi bw'ibinyoma. Rero umushumba w'umunyabwenge mu itorero hari ibyo agomba guhagarika. Yenda bajye guhurira iyo kurutazi, ariko hari ibyo wahagaritse. Harabanze kwiga kubera ubuhanuzi, harabanze kurongorwa kubera ubuhanuzi, harabanze kurongora kubera ubuhanuzi. Uzi ko n'umuntu akambwira ngo Imana ambwiye ngo ntazigire n'umunsi wa rimwe ngo adepose, Imana izamudeporeza. Umuntu urangije kaminuza ufite masters mu mutwe hano, ati oya turakora karano bigasora yavuze, none uzamenya ko hari ko kutamaje kudepoza ngayo nguko rero. Mana nyagasani, hari n'abanga gukorera ingo zabo kuko bababwiye ko izo ngo atari izabo, abagabo atari ababo, abagore atari ababo, bakicara bategereje abandi bagore cyangwa abandi bagabo bakanga gushaka iterambere ry'urugo. Ubwo mu macya bafite inyundo yo kwica umuntu atarapfa ryari ngo nzanundi. Ubwo yadapfuye arigendera agashaka. Ibyo rero nabyo nicyo kisha abantu, bazi umuntu murabyaranye abana 2 3, ubyaye wa 4 ubyaye wa 5 cyangwa mubyaranye n'umunsi umwe, ngo Imana siyo yavuze kandi ujya kwaje yavuze kandi Imana yakubwiye. Ibyo rero bituma imitima y'abantu inazinuka ibintu by'Imana burya. Ngenze umuntu watwitse bira ni gutamushimye, aratabura ati cwi byo barokora imbivuyemo, barambeshye bambeshye uko nzarongo bafite 22 ntegereze ngize 40 nta muntu urambwira ngo bonjour, bamurambagiza ati oya ati ntaga Imana yavuganye nanjye ko nzarongorwa. Hana yanjye pasireka mbanze nkumvishe buno buhanuzi ko nakantu kacicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi baraseka, abandi baratangara bavuga ati ngisigeze ahabi, ariko reka we nambanze nkumvisheho. Sawa ntacyo. Reka ngatangiremo kabyara mu kariyera. Kiratukuye. Miwa yo ai samila 4 de cadre de moyen de passer 4 cortés de santé. Pesez votre programme dans les moyens de départ. Signification naturellement de garde. Ubuhanuzi. Pasite ubuhanuzi urabukarasa hehe noneho mukabyara mwe ubuhanuzi. Kandi avuze indimi, kumvisha ari indimi ariko kubazi ururimi rw'igifaransa, none bakongera bakibaza akavuga ati se wasanga Imana yamahaye kuvuga ururimi rw'igifaransa wenda simbizi, ariko ntabi Kinyarwanda ijuru ratukuye miwa classification n'ibiki byose 4 de départ. Ubu buhanuzi afite baretse sigeza hagoye kwera. Banza n'ubwa mbere nambonye sika kuri kamera. I'm so sorry. Pastor kubiteye ubwoba. Webye wumvise nibiki. Nabwo nigize kuvuga cyamugirano cya kera nigize kuvuga cyagiye ngo nuko itangazamakuru ryaje ubundi havugwa byinshi. Nanjye nahuye n'umuntu duhuriye Kicukiro nkikorera i Kanombe. Arambwira ati uraho namba ati atumva ko Uwiteka avuze nti karame ndakumva. Ati centre de santé Kicukiro. Randi kuruza TV. Imana iti nzakugirira guhumbya byarananiye ndashwanyuka ndaseka rwose. Centre de santé ko mazi Kicukiro nk'abanyizi, Randi kuruza nk'abanyizi ngendamo nyibonamo. TV yankanze ko ari umusoro kunyongera agaciro. Amatwi yacu yumvise byinshi, amatwi yacu yumvise ibintu muri imyaka 30 hafi n'itandatu maze mu itorero. Harimo imyaka irenga 20 na nkorera itorero mba mu itorero imbere. Amatwi yacu yumvise byinshi,
harizo kutubwira ati ntabwo tubati Real Madrid Betis Sevilla Imana ati ndi kumwe ye ikibazo ngira uwo muntu aba yagiye akabirepeta kuko sinzi niba arizo ari indimi Imana wemera ko hariho n'ishuri yigisha abantu indimi yego ndabyemera ibyo ry'ijuru ariko ngo bajye biga indimi zo kuvuga mu mwuka ahubwo ibyo bibaho ahubwo ko umwuka tuhabwa indimi tuzihabwa no kubatizwa umwuka wera yego hano babicuritse hari abagenda bakaziga bakazirepeta none se repete gute kandi bango nuko umwuka aramanuka bahabwa kuvuga mu ndimi n'uwo mwuka uguhagaze imbere uzikwigisha no mwuka nk'uyu muntu tumvise hanura nuko ntamenye neza aho yaragiye kugira ngo numve ikinyarwanda bisobanuramo ariko atubwiye ati ijuru ratukuye miwa sinzi icyo ari cyo classification ye baba we ariko Imana irihangana kandi babwiza ukuri imperuka umunsi nigera abantu bazakorwa n'isoni buriya mu bintu numva njya nkundira itorero ryanjye rwose bantu b'Imana ADPR nuko cyitwa impano n'uwayoba azayoba ariko yarigishijwe yego kuko twemera ko impano z'Imana zizanwa n'umwo mwuka wera ubatijwe mu mwuka wera uhabwa impano z'Imana ariko ntabwo nibaza ko Imana ntabwo bishoboka birandenze biransize reka ubwo mbyongeyeho no ku bindi nzi bindi ageze kuza arambwira mu rusengero niba ku Gikongoro arambwira ngo jagajaga spartire Imana iravuze ngo dusenga iminsi 3 jagajaga ni ikinyarwanda spartire ibintu biri hanze kubera iki impano z'indimi n'iz'ubuhanuzi n'iz'ibitangaza n'izo kurondora ziri mu mpano zitunga abazifite so rugomba kuzishakisha ukaziga kugira ngo ubeho rega byose ni ikintu kituri imbere n'indi turi imbere buri byose ubona ubuyobe buriho ubuhemu buriho n'inda dufitanga imbere yacu Mr. Pastor bundi ko bibiri ivuga ko impano zungura itorero ariko zimenyekana cyangwa se zasobanuwe none zahindutse zitunga abantu gute hari waba umusirikare ngo yitunge erega buriya Eliya se kugira ngo amazi y'ikirete ni ikintu ko ari umuhanuzi erega ubundi uyu uri muri ministeri yo gukorera Imana Imana iri yaranje gatungwa niyo ministeri urimo icyo ndacyemera rwose none uri kubera ko ariho hari ubundi indimi ubuhanuzi ibitangaza no kubwiriza ariko ubwo buri ku ruhande ni ibintu biri powerful rero yuri umwigishwa n'umuhanuzi ukanarondora ukanereba ariko abasigaje impano imwe yitwa guhangura ibyananiranye babantu basengera abantu bagakira gasengera igihombo kikakuvaho akagusengera indwara ukagenda yumva ubu rero yamaze kuba ari umuhanuzi yerekwa nabifite yaravuye ku Mana shabiramutunga pe none wa wundi utabifite azagomba byige none se ko ari umuntu uza gutya nk'urugero wahanura ubuhanuzi akabubika yazajya nk'inyamasheke kagenda akabuvugayo ngo nimo kubiteka avuze copy paste ya biriya bintu hari nabo tujya tukumva ariko nkatwe wenda tugira umugisha wo kuvuga n'aba diaspora ugasanga yahanuriye nk'umurundi cyangwa se agahanurira nk'umuntu uri mu kindi gihugu runaka reka nego point da none iyo audio akazayoherereza undi y'ubuhanuzi akazohereza nk'abantu 5 none umwe yayumva akavuga ngo none singiye ko ndi umunyarwanda mvuga ikinyarwanda kaba numva buno bahanuzi yarabuhanuriye umurundi byagenzute cyangwa se yarabuhanuriye umugande byagenzute akabasanga ari nabo yohereje izo audio bavugana ari inshuti umwe ati nanjye audio ndayifite undi ati nanjye ndayifite ibyo ni ntuze n'ibyo ta broadcasting group n'ibyo bayakoze ni ibintu bikomeye regisiri nk'ubuyobe bwinshi siri inyuma gusa ndakangurira abagenzi banjye bakora ibi bintu abo dukora bino bintu kimwe yuko Imana itazihangana buno buyobe bwacu ko buri gusenya abantu nyine naba yasobanukiwe nyine ahubwo se nyine basoba ubuhanuzi bwose burahora bumwe nje ntekereza ko ashaka kwandika nk'ijambo yenda mbagira inama n'ibira bya broadcasting yakagira gutya kandika
akavuga ati umva kuwiteke ukamuha ijambo ryo muri Bibiliya bazaze mbibabwira uko babigenza kujya kurura intambara rwose ariko biranoroshye niba ayohereje abantu benshi icyarimwe ijambo icyo gihe uramugutira ijambo ndiguhaye nk'ijambo ry'Imana ukure nk'ibyaha si ijambo pastor n'ubuhanuzi ati tu ikugiriye neza gutya na gutya na gutya na gutya iyo audio akoze y'ubuhanuzi akaza kwiforwardingira undi ko ari Imana imubwiye niyohereze ituro bakoze icyo bita broadcasting rero no mu ishuri nabyo yabikenewe hari ukuntu babereza abantu bose icyarimwe ariko yavanye ko ufite ubuhanuzi bwanjye bwabura n'ubwawe koko nyine ni bya bindi bizatuma dukorwa n'iso n'ibyiza ibyo dukora ariko ntago ubuhanuzi ari rusange kire kubw'igihugu cyangwa bw'itorero ariko umuntu wese urambwe ngo Imana inkije indwara hari n'ugeze kumva bwa bw'umuntu ngo Imana imukoreye ubukwe kandi abyaye gatatu iki kibazo gihari ati Imana ivuganye nanjye yuko iguhaye akazi yenda ahanure wa muntu utakagira akayiforwardingira ukamazeho igihe none ubikati icyo nze cyo bavandi nk'aba diaspora n'abanyarwanda natwe barabiduhereza cyane cyane cyaro wanyakanye nanjye ko nuko narayikwereka muri telefone arambona nakanyije aramwanga Imana iravuze ngo igukoreye ubukwe bwihuse ntazi isura yanjye giye imyaka 57 ngo ndashaka ko ubuhe bundi hari icyo nakoze ntabwo namushubije kuko gutambwira ati gunyine umugore agiye gupfa ushaka undi kimwe n'undi mugabo umwe utuye Kicukiro wambwiye ngo Imana iravuze ngo nzabyara undi mwana kabiri ku wundi mugore ngo umugore wanjye amaze gupfa ndambwira nti barakubeshye soko Imana ivuga agenda abwiye nza kuba afite akarari nari gusenga muhitana ukamwima n'ibiryo kugira ngo apfe vuba ushaka ubuhanuzi bushenya abantu ubuhanuzi bwambuye abantu abahanuzi duhemukiye abantu bose gendishyiramo kuko nta muntu ushaka kuvuga cyane kubera iki tunaniwe guhagara maze ro byagera ku bitambo mama we yo ati Imana iravuze ubu se kudashyira nk'abakomisiyoneri mu buhanuzi no mu bahanuzi harimo abakomisiyoneri babroka baba we fitana n'ahandi bari kuko ukuntu system ikorwa wewe Vital ushaka kubuzi uzi ikibazo cya ntambabazi noneho kubera ko wa muntu muziranye agashaka undi ku ruhande ati runaka naguhamagara dora afite ibibazo ibi nibi ukabivuga wamuhamagara tuva ku Uwiteka avuze akabimanuka akabagucometsa bita ngo ni pass ngayo nguko akagucomeka pass agatanga pass aho ngaho nyine ubwo umuntu wamuhamagara gitamanuka ibuhanuzi bwose kubwakabaye yarangiza uti Imana yavuganye nanjye ko siyo ahubwo bagutekinitse irinde ubuhanuzi nyabwo no gusenga Imana no kwegera Imana kandi babwire bavandimwe dukora bino bintu mumenye ko hirya yibi hari impanda hari iherezo kandi ibyo dukora bizatuza imbere tujye mu rubanza hanyuma pastor ka wenda negutinda cyane ndaza kugaruka n'ubundi ku buhanuzi ko uyu munsi ndumva nshaka kwibanda ku buhanuzi cyane cyane ko watubwiye ko mu by'ukuri ariko uriya mugabo azasenga Imana uri wavuze birane ubuhanuzi azasenga Imana kabisa uwo numvise azasenga Imana niyo nza kubona video yabihanuriyemo byari kuba ari byiza ariko miwa ijoro riratukuye ariko 4 do sawa azasenga Imana ariko ese pastor mu by'ukuri ubundi wenda nkiranga ntarajya niki kintu gishobora kubwira umuntu kuko mu by'ukuri wenda nk'umushumba nka wenda umaze igihe kingana gutyo korana n'umwuka w'Imana biroroshye cyane ko umuntu yakuvangirwa ugatuma umuvumbura ubimenye ariko se nk'umuntu wenda ni mushya cyangwa se ari mu nzira yo kwegera Kristo uyu munsi haga bimazemo igihe kirekire ku buryo ashobora kuba azi aya marigondi n'izi tekinike zabo niki kintu gishobora kumubwira ko uyu muntu amuvangiriweho amarigonde nirikosaye ese koroda bivuga amarigonde amabanga y'abakobwa azamukora icya mbere twabwira umuntu udukurikiye ahangaha kandi ni ukuri ufite cano nziza Impuguro ni ijambo ryiza cyane unakwiye guhembuka ikisha abantu no kutagira papa wo mu mwuka na mama wo mu mwuka ako kantu ndivuza mbara rugatsindagira papa wo mu mwuka cyangwa mama wo mu mwuka umubyeyi wo mu mwuka umubyeyi ukoriyanda umubyeyi ubwira ikintu cyose akagufasha yego abahanuzi ntubabure
kugira umubyeyi wo mu mwuka ugukuza ukuzamura ukugeza ku rwego rwiza. Yego. Kuko amayeri Satani akoresha ntushobora gupfa kuyamenya. Bisa naho ari iby'ubwenge. Ubundi biravuga ngo umuntu uvuga indimi zitamenyekana nacecekere mu itorero kuko ntacyo byungura ababyumva, byungura we bwite. Ariyo mpamvu uvuze mu ndimi wese hagombye kuba runuzisobanura. Yego. Rero iyo ufite umubyeyi wo mu mwuka, papa wo mu mwuka se, mama wo mu mwuka, ashobora kuba umushumba w'itorero, ashobora kuba undi wahitamo ukuze umenyereye ibintu ugati oya suku bagenda dore ko babigenza. Hashize ibyumweru bitugaruye imodoka y'umuntu bagiye kwitwara ko umuntu yari umwana mu gakiza. Batari ko se ati mpubwire ngo Imana inavuze ngo ni ntanga imodoka ngo kandi koko hari indi yari iri mu nzira irimiza. Ese ni Imana ko kivuze? Turaceceka. Nimubwire ariko kandi iyo modoka ntabwo yagiye kuba umuhanuzi wo mu Rwanda, yaragiye kuba umuhanuzi wo mu kindi gihugu. Ubu ngubu ari muri Uganda wo muhanuzi. Turamubwira tumva tubaza yavuze ko yihande, ati yavuze ko yima. Byahanuwe nande se? Byahanuwe n'uwo bazanye. Kandi yavuze ngo nutayima mu minsi 3 ngo umwana barapfuye. Nti umwana we napfa amaraso azatubarweho mwihorera. Umwana ko atarwaye n'ibicurane. Kurumva ibyo rero ntabwo ushobora kumenya ayo marigonda bamugani wayo. Ntiwamenya ubutubuzi bakoze, ntiwamenya icyo bashingiyeho. Bisaba kubona wa mubyeyi mu mwuka. Rwose ni ukuri abadukurikiye inshuti, nta hantu wagera udafite ukorera muri iyi nzira. Nicyo nasobanura buriya. Ufite papa mu mwuka uzabimenya, azakuriya twe tubonze ntabwo ariko cyangwa nibwo uzanasobanura ko batakubeshye. Ubwo se imodoka ntiyari igiye cyane. Fuka ngo se ngo bambwiye ngo ntanuka n'umugabo wanjye, umugabo wanjye si ese kuri andyo ko mukunda. Ese ko mukunda nyine. Kandi abandi banibagiza ko umwuka wa Satani uzerera ugenda utara amakuru ya kubishobora kuzana no akishushanya nk'ubuhanuzi muri wowe. Muko buhabwo inyoma mwuka w'ikinyoma kazana ati Imana yavuze ngo ati wowe bukwe bwihorera. Ariko by'ukuri urimo ratakaza. Rero udafite pawo mu mwuka, umubyeyi wo mu mwuka ntaho uzagera, uzawucogora. Nibashaka byo muka barahari. Yego. Hano kuri kamera nabarangiye barahari benshi uziyumvamo wa muntu ubwira. Ikindi kigorana ugomba gushaka wa papa wo mu mwuka, wa muntu cyama wo mu mwuka, wa mubyeyi wo mu mwuka ubwira ikintu cyo akugira inama. Abo nabo ntibahari, bamaze kuba bake ariko nabo buriya tumaze kuba bakireka nivuye gutyo. Yego. Nuko mbyumva gero. Wenda kuri social media wenda nk'abantu badukurikiye nk'ababyeyi nka 5 mwarangira abantu. Uwa mbere ni wowe, uwa kabiri namba bari uwa kabiri ni umushumba bashumbye mu itorero. Ari igihe abashumba abari ari bo barya intama, ugasanga ni umushumba bashumbye ariko mu by'ukuri no kumwizera byaramunaniye, cyangwa se ugasanga ni nabo babakorera ayo mabi. Kuko n'ubundi abakora amabi sabaturutse hirya. Byanze bikunze kugira ngo amukorera amabi cya anabyizere nuko afite itorero, afite biro muri make avuga ngo uyu muntu n'iri torero afite ringana gutya ntiyanturira ngo bikunde. Byanze bikunze byambwiye n'ukuri. Byumvikane ko ubwo ibyo bifi binini nibyo ku nyungu z'umutekano wo kurengera no kubana n'abandi. Reka mvuge ngo uravuze ngo nanjye shobora kuba ntarimo, mvuze 5, mvuze benshi cyane kuri social media barahari. Ariko ibanga ryiza nyamukuru ni barebe abashumba b'amatorero yabo, ariko nabona bitamukundiye. Yego. Wambaje nko kuri social media harya. Ahubwo dore akabazo gahari nk'ubu hariho navuga akazabura umwanya wabyo kuko ntago warera abana 1000. Ubwo uvuye kwibera utugizayo bisaba ko ureba. Kandi ikindi buriya papa mu mwuka ntagomba kuba ari umuntu kurusha n'agakiza, ahubwo n'umuntu kurusha experience muri ivyo bintu. Kandi uko turabyemera ko hariho abungeri bari intama pe, turabyemera ko hariho n'abashumba baburiye umwanya, abakristo turabyemera pe. Ahubwo uwa kabiri navuga nanjye niwumvuze ntagagiye wivuze, sibyo? Kandi uwazajye nanjye namubera dadi bwe nabishobora buriya. Ariko nuko ari uvuze ntagagiye rero nta wundi nabona mvuga hano nzi. Ariko abantu barahari benshi cyane, abakozi b'Imana barahari. Gusa ikibazo uzasanga kirimo shobora kuvuga umuntu atemera akababara waretse nkifata
kuko buri gihe kugira ngo rero nirindire umutekano wareka tukabyihorera bagende bashaka abashumba babo nibasanga abashumba batabiyumvamo hari abantu benshi bari hanze babegere babafasha yego ariko umuntu ntakabe adafite umubyeyi mu mwuka ntakabeho babarira nubwo waba ukuze bingana iki gira umujyanama mu by'umwuka yego hanyuma pastor ndaza kugaruka ku buhanuzi bubiri nibwo ndibuze kwibandaho cyane cyane ku banuzi uri kuvuga muri iyi minsi ni inkuru iri gutrendinga kandi akariho karavugwa cyakora icyo ngukundira nkunda ko ujye uvuga wubaka uvuga wubaka unahugura unatanga n'inama nayo mpamvu mangize amatsiko yo kugira ngo mbikubazeho n'ubuhanuzi bubiri twumvishe ubuhanuzi bwa mbere nubwo papa Vanessa yatubwiye bwahanuriwe umugore we ubwo ni mama Vanessa wari umugore we umuhanuzi amuhanurira ko Musafiri papa Vanessa atari umugabo we k'Imana izamuha undi mugabo ubuhanuzi bwa kabiri n'ubwavuye muri Malawi butanzwe na Claire wari umugore wa Ernest ari nawe mugabo wa mama Vanessa uyu munsi atanga audio avuga ko umugabo yamuhamagaye amubwira ko mama Vanessa yamuhanuriye ko abana afite atarabi muri make umugore yababyaye hanze cyangwa se ku wundi mugabo ubwo bahanuzi bubiri ndaza kubugaruka ariko mbere yuko mbugarukaho hari amakuru ufite ko mwashumbye mama Vanessa hano muri Gahanga ndetse ko yigeze kwerekanwa kuvana umusore w'umukozi w'Imana nimba namwe umukozi w'Imana niba namwe tumuhanuzi sinzi uko namwe reka mbivuge gutyo umukozi w'Imana bakajya kwerekanwa i Burundi ko bafite ubukwe hanyuma bahagaruka inaha mu Rwanda mugatenga umukozi w'Imana uwo musore niyo mama Vanessa niba yarahawe inshingano simbizi neza ariko mwaramuyoboraga wenda mubanze muduye kuri ayo makuru ariko rero tangazo ryo mu makuru ryo mu Rwanda ni hatari nta kintu na kimwe gihishwe kitaza ibintu byo muri 2014 aho ngaho mukajya kubiza 2015 oya ni 2014 Niba 14 hari ntihenda ni 2014 aho ngaho mu Rwanda bishya 2015 nka 2013 aho ngaho aho bwirangira irangira ya byukuri reka mvugisha ukuri guhari kuravugwa ariko tukavuga ukuri kubaka ukuri kudasenya yego ni reka mbivuge ngo nge ntago nashumbye mama Vanessa oya ahubwo uwo musore yabaga ku mudugudu wo muri Gatare paruwasi yitwaga Gatare yoborwa n'uwitwa Jean Jacques Karayenga revera ndamubona icyo gihe uwo mudugudu yoborwa n'uwitwa Desire Habyarimana witwa muri Gatare giye nyobaraho bita kununga muri paruwasi imwe koko byo ndumva iyo nkuru nyizi ariko ndatungo utuntu nk'utwo mwaducukumbere ariko bigaragara ko hari Imana ishaka kuri mama Vanessa ko biri kose yego ko biri kose urakwa nkubwiza ukuri nyamara uyu mubyeyi Imana iramukunda n'ukuri ndakurahije ukuri bigaragara ko hari ikintu cyiza kitari kibi Imana ishakira mama Vanessa ko yakoreye Imana pe mpamvu ivuze ni izo saga ndi kumva zose zikururuka ariko ahantu kuye makuru harantunga ko ni ibintu twavuze ducecetse ntawe ubizi ariko amakuru turayamenya reka tumaze iminsi dukora kuri iyi nkuru twibaza ese ubundi mama Vanessa ntashobora kuba ari guterwa amabuye ariko ubundi yaragiye gushaka yaratandukanye n'umugabo ese ubundi byagenze bite ese ni umusore yashatse uko gushaka amakuru nk'ayo ngayo kugira ngo duha abantu ukuri kwa nyako kuko burya nubwo inkuru yaba yasohotse wenda itavuga neza ivuga amakosa umuntu yakoze biba byiza ko umuntu atanga ukuri kw'iyo nkuru bituma rero tunagenda tunamenyeramo n'ayo makuru njye ntabwo ndi buce ku ruhande gusa icyo nzi kino mubyeyi Imana hari ikintu mushaka gikomeye iyo nkuru yabaye ni hagati y'imvana ko ni nko mu 2013 bishya 2014 ko njye na 14 mva muri Gatare njya muri Gikondo ariko niho ko uwo musore simuvuga mu izina urambabarira nta kibazo impamvu ntago mbishoboye z'umutekano we n'umutekano wawe na mama Vanessa oya ntabwo oya hari impamvu numva ntashaka kubivugaho gusa nuko iyo kintu cyabayeho amakuru avanwe i Burundi na Pasteur Desire yuko mama Vanessa yerekanywe n'uwo muvuga butumwa wo muri Gatare yuko bafitanye ubukwe ariko ngo yazanye amafoto yarana numvise ko yaje ko nawe nabajije ngo n'amafoto yaraje rwose arayazana
ndetse biza kuba ngo ko iyo nama iza muri paruwase tukigaho uwo muhungu abahagaritswe yarakira umusore ariko mu Vanessa ko yarabaga hano muri Kagarama ni nago bamuhaye n'ubudiyakoni nyuma yaho iyo yosaga ngiye nkibaza wenda mukira aho ngaho munatubwira byose uko byagenze nkibaza nk'umugore w'umugabo umukozi w'Imana mu itorero agiye kwerekanwa n'undi musore mu gihugu cy'u Burundi aragarutse mutenza umusore kandi mu by'ukuri umusore niyo yajya gushaka nta kosa afite cyane nk'umudamu w'umugabo cyane w'umukozi w'Imana mu itorero rya DPR kuki ahembwe ku inshingano z'ubudiyakoni hagahagarika muri ADPR mu gihe cya mbere paruwase yari igengaga yari paruwase ya Sheri yacari Gatare Rega buri abantu benshi bavuga ADPR batayisobanukiye ni Association des Églises Pentecôte niko mbere yari imeze ariko uyu munsi ni itorero rya Pentecôte ryo mu Rwanda nashobora kuba hari ibintu nkora hariya hano batabikoze so urumva ko Desire yamuyoboraga abizana mu nama ya paruwase twigaho tuba tumushyize ku ruha ibi mvuga Jean Jacques yabikubwira Karayenga na Desire ko tudakunda gusenya abantu duhitamo kububaka nyura byumva ariko icyo kintu cyabayeho rwose ariko natwibaza se koko yerekanywe gute ariko nanone nkibuka ko uwo mugabo Musafiri yajyaga kubita Vanessa mu buryo bukomeye Vanessa yarabivuze ejo bundi abantu bamutera amabuye we yaramukubitaga bihagije pe yaramukubitaga rwose bifite intego ahubwo buriya ni kwakunda tamenye neza uburenganzira bwe kuko nta muntu wemerewe guhohoterwa yego kuki mu Vanessa yabivuze abantu bakamutera ntibabyemere bakavuga ngo oya birazwi pe ukuri Musafiri yaramukubitaga pe rwose pe ibintu tujye tubyemeranywaho bakiba muri korali nta utabizi ibyo bintu gusa nyine ntago wabushyikira ariko ubundi yuzi kuhohoterwa hari inzira unyuramo yego tuzi n'abandi batuzi n'abakozi b'Imana bakoze divorce yego cyane nubwo divorce ntayishyikira ngo nemera ko ari kunanirwa ariko nabyo bintu byabagaho urumva iyo sida mvuze ako kantu karabaye nubwo gene nahise njya muri Gikondo ariko nbamuhawe budika nuko icyo kintu cyabayeho kibera ni Burundi ariko bigaragara ko batendaga kubana yenda n'indi mikino bakinaga ntago twe tuyizi ariko ngo babahaye n'amafaranga yo kubashyigikira mu bukwe bwabo ese nta wundi babwiye rega ibintu biri hanze hane hatari baraba reka tugarukire kantu karabaye numva nta yandi makuru yandi narenzaho ariko umukozi w'Imana abana nuko iyo ka yarabaye pe ubu birakirwa gute wenda aya makuru arakirwa gute nese we wayamenye gute ko yamenye warabimbajije kandi nguhaye ukuri kwabyo ntagize icyo ndenzamo ibyazamwe n'uwo mukozi w'Imana arabyerekana tubyigaho turabira ariko mbuya mu gihugu cyacu amafoto n'amajwi atafashwe n'urwego rubyemeye ntidukunda kweha agaciro ariko bashyiraho kumuhagarika ariko kuri Sheri ntibamuhagarika uwayoboraga aho ngaho ahitamushyira mu budiyakoni ariko iyo kese yabaye none se pastor nkibaza nk'abantu nk'itoro rya DPR aha wundi twabanenga nk'intege nkeya zabayeho kugira ngo umuntu akore ikosa ngiryo hanyuma ahembwe kuba umudiyakoni ariko ku cya DPR ariko ubundi ADPR ni inyuguti muvuga ADPR cyangwa ni umuntu ADPR oya ni imiyoborere oya nagusobanurira igihe cya mbere buri paruwase yarigengaga yari Association des Églises yari itarabitoro rya Pentecôte ryo mu Rwanda reka umenye ko uyu munsi icyemezo kivuye hejuru hose bacyubaha kimwe icyo gihe rero bwari uburenganzira kandi nta bimenyetso banabonye bigaragara urumva neza ariko iyo kese yarabaye abayizanye ndabakubwiye umushumba nenda makubwira nari mpari icyo nibuka cyo nasanze uwo musore nawe nimvuge n'ikiganiro azakimenya ndamubwira ngo mu rugamba nkuru uhitamo guceceka Imana izabirangiza ubu yarabirangije yagarutse mu itorero yarakomeye n'umukozi w'Imana uryoshye kandi ntago namukubwira niba yagira gute kandi na Vanessa nawe nizera ko mpamvu ziri jambo anyumve pe nese ubwo ayo makuru nagiye kuyagira ntamuzi niba muzi ndikazi kawe ariko nje ntabwo namuvuga mu izina ntabwo nabivuga kuko ntabwo nabivuga uwo muntu yaje no kwakirwa kugaruka mu mirimo yagaruye mu murimo ne witwa Ngamije Pastor Ngamije niwe wamugaruye mu murimo wese nuko bimeze narahavuye twaragiye ariko iyo kese yarabaye ariko urumva ntatangaza amakuru y'abago cyane isho nk'iri ngingo muyamenye ayo makuru gusa ukuntu yacukumbiwe ntanga ariko ubwo kandi ikindi kuba waje no kuziko nahabaye ariko sinamushumbye nubwo n'umuyobozi we ariko icyonzi cyo mama Vanessa Imana iramukunda ibi byose biri kumubaho nge narinzi ko mwamushumbye oya
ariko umva muri icyo gihe. ariko turanaziranye yabaga muri indi paruwasi ariko icyo nzi cy'uyu mubyeyi Imana iramukunda kandi bimubaho byose ntayifate nk'amahana amugwiririye ahubwo nibaza ubwenge ni igihe cyiza cyo guceceka no gusenga no gusubira ku isoko kandi Imana ikamugirira neza pe. Pastor, aho hantu rero ndongera ngaho itorero rya ADPR cyangwa se ubuyobozi cyangwa se imiyoborere ya ADPR icyo gihe uyoboye wabikoze ubu ntabwo ari ADPR yose nje singaye wamitenza bwo ndibaza ngo ko mwari muzi ko mama Vanessa kubitwa kandi ari umukozi w'Imana muri iri torero kuki mutagize ikintu mukora kugira ngo bino bintu birangiye swate mubaganirize cyangwa se mumubwira agane inzira y'amategeko kugira ngo arenganurwe. Twebwe gutandukanya abantu bibaho saho ibyo bintu oya mwari kumubwira uti rero niba byanze ko ahinduka gana inzira y'amategeko babatandukanye cyangwa se ugiye kumusaba ko nsobanura ibyagasobanuwe n'abandi ngiye ni ikibazo mbise ngenda ndavuga ngo niba itorero navuga ko genda ari muri paruwasi yego hariyo yabagamo ariko mbere mwabanje kubana muri paruwasi oya mbere yuko bamutenga jewe nari mvuye ku Gikongoro ndaza mpita nkora kuri sheni ntibasheri banjyana hariya ariko niyo nanahabagewe namubwira amagambo twamubwiraga ihangane dusenge bizarangira twiwacu muri ADPR ntitujya dushishikariza abantu gutandukana kuko warahengo tuzabana karamata ariko bo ntibanasezeranye no mu rusengero ni muri leta gusa yego sinzi na leta ntabwo mbyibuka neza ko nyimbyinjiramo rero ntabwo wagaye itorero kuko itorero ryo rihari nk'iribunga niribahuza. None se Pastor ubundi ngiye ngize n'umugisha kuba turi kumwe mbite mpera ngo bazi kino kibazo ubundi mu itorero rya ADPR umuntu utarasezerana imbere y'Imana reka mbivuge gutyo cyangwa se utarahabwa umugisha n'itorero kuki mu inshingano zo kubwiriza cyangwa se n'inshingano zo kumudiyakoni atarasezerana. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twemera ko isezerano rigira imbaraga nk'abanje kuva mu rukiko ibyo mwavuye mu rukiko ibindi biroroshye babikora yego niko tubigenza muri kuki itorero none oya ariko ari n'abataragiye mu rukiko nka mama Charlene ariko kandi yakoraga umurimo w'Imana muri iri torero nakubwiye ko mu miyoborere y'abantu ngira ngo uyu munsi nibwo bari mwabyubaka ba pasteurs ari n'abandi babyubaka ku itorero rigomba kuba uniforme ku bintu byose ariko mbere siko byabagaho harasanga bamwe batanga ifunguro umugati utamanyuye abandi umanyuye bamwe babwira ati mbere yuko werekanwa banzu bitubo harahandi bafataga irembo utarereka bakagutenga ukajya handi naho harahandi noneho rero nkubwiza ukuri wibeshye ukaza kwerekanwa utarafata irembo niba byemera kuvuga ngo twagiraga imico itandukanye bitewe n'imyumvire y'umuntu uko yaramutse nuko yabyutse kavuga ati uyu munsi murasenga mureba hari ariyo mpamvu bahorwamo akavuye mu itorero kugira ngo uyu munsi wa none ibintu byubatse kimwe bimeze neza kuko byegera bamwe ati genda umva ati ndumva mwagira mutya bwo kabihindura uko ko yari amashyira hamwe y'amatorero y'abapanikote mu Rwanda so urumva hari ibintu bimwe bitakorwaga mu rwego runyabwo rwiza rukwiriye ugasanga ibyo bamwe baziririza abandi ntibabiziririza ugasanga za Bugesera ntibakunda ibitambaro ariko za Gikongoro cyangwa udashyira ibitambaro ntibahagarara ngo uririmbe nza abakobwa bagiye bambika ibitenge ngo bagiye kubwiriza bambaye amajipo ngo nyine ibintu by'imico biri aho ngaho nibuka ko n'utwo dukwafe twanyu batatwemeraga nk'utu twa kera nibuka ko ntabwo bwisetse uragiye gutuma se 91 nari ndi butaraho biti cyarwa abahungu b'Kigali baza hamaze kwandika zo mashini za tonde zikoresha umuriro nyine babizi baza baconza agasatsi neza nk'abanyakigali bari ngo toka daimoni mu izina rya Yesu ibintu by'ikuzimu ni ya mico n'akamenyero k'ahantu so rero ntabwo warenganya abantu bijyanye n'imico yari ihari so rero umva ko uyu mubyeyi gusa icyonzi kimanira mukunda ibi byose bimubaho n'urukundo rw'Imana kandi we ndamugira inama eshatu iya mbere naceceka areke kwisobanura kubitazamuzanira akaga iya kabiri nareba ukuntu akosora ibyo yakosheje niba koko bihari kandi abikosore bucece iya gatatu nibaza ubwenge baretse kongera kubwiriza muri iyi minsi abaturije ahantu acecetse atuje naho mure bizarangira njyewe rero ntabwo ndi buze kuva ngaha n'ubundi njyewe ADPR cyangwa se reka nimvuga ADPR ntabwo ndi kuvuga rino zina cyangwa se umuntu ndimo ndavuga ideology cyangwa se imiyoborere yego ndabashinja kudakurikirana intama nkibeza avuga ngo muri icyo gihe mu Vanessa twumvishe ko yahembwe kuba umudiyakoni ejo bundi muri 2019-2020 sinibuka umwaka neza yagiye gushakiraho umugabo
aragarutse nkibaza mvuga ngo ni iki kindi itorero ryigeze ryakora nk'umuntu wagiye stira kiri umuvuga butumwe muri iri torero twerege iwacu umuvuga butumwa se he umuvuga butumwa he Vanessa ese ntero umuvuga butumwa ariko se namwe nibura mwagiye mubaza n'amateka y'itorero tubwire kwisi utangara tubwire wasanga twebwe twari tubizi nabi ahubwo reka tumenya amakuru dore uko ibintu bimera iwacu tugira mwarimu niwe muvuga butumwa ufite inshingano wabisigiwe unabihemberwa ni umuvuga butumwa uwo ni umuvuga butumwa w'ubushake ugengwa na statizi yiwe cyo gihe rero iyo tuvuga bavuga butumwa wakoze Imana mu itorero muri ADPR imbere yari mwarimu ari evangeliste akaba pastor na revera akaba n'umudiyakoni yego uranyumva neza iyo kwisirongora umuvuga butumwa w'itorero rya ADPR hari hanagaragara ko yahembwe cyangwa ari mwarimu wayoboraga ibyo bintu ntabwo ari byo rwose iyi ni umuvuga butumwa w'ubushake wagendaga igihe ashakiye uko ashaka bakamuha rekomandasiyo bitandukanye n'uwabiherewe inshingano ni umuvuga butumwa w'ubushake icyo gihe ubushake yego uyu munsi nabo muhamagaro noneho naho umunsi wa none yego tumva rero kuvuga ngo kuki ngo ari umukozi Imana yari yanditse hehe yari umudiyakoni none se no umudiyakoni se ni mwarimu uvuga uwo nguwo gusa icyo nimero mvuga ubutumwa bushake mwiza uzi kuvuga ubutumwa kandi nkunda cyane uzi no kwigisha cyane ariko icyonzi cy'itorero nta kosa itorero nemera ko arega buriya we nuko mubivuga mwibereye muri za kamera gutya ariko hariho n'abana ugira inama ntibakumva yego ndabyemera cyane yenda siwe mvuze yenda n'abandi nyaboneka wagenze ati gende mutumishe abitabaye mutumishi wa bwana barevera nanjye ndi umuhanuzi nanjye ndi umutambyi kandi atarigeze yambikwa asigwa amavuta y'ubutambyi era bintu rego barabisigirwa muyobozi ubwari ubu evangeliste barabusigirwa ubushumba barabusigirwa upasiteri barabusigirwa memo na bishop barabisigirwa na potere barabisigirwa ni ibintu bikorwa mu buryo bwabyo bikabayinogira abantu bakabona ko wabisengewe ya rero ntabwo wacinje itorero ahubwo wamenya ko hariho n'umwana ukunanira ukavuga ariko iki kintu kikunda kugaragara ko uyu burangare bwo mu matorero abantu miliyoni 2 kubajera ntago biba byoroshye ubwo ukunaniye urareka nyine ugakomeza ese ubu ngo umuhanda ntitugira abantu rwa mu muhanda dufite za polisi na za daso n'inkera gutaha ntago tubizi dufite abana baramumakane abana tebana bo ku muhanda bafite imiryango polisi daso bashinzwe umutekano abashinzwe abana bo ntibajya mu muhanda kandi duhari menya ko ari umuntu wakunanira mu itorero ukareka mu byukuri ADPR kino kindira kigira cyangwa se ADPR gusa n'amadini yose muri rusange cyo kudakurikirana wenda cyangwa se abakristo basabye mu itorero ariko kugira ngo hari ibintu sebe ko Mose yabwiyeho Mose ahamugata abantu ni benshi uzacogora shaka abayobora abandi ndakubwire mu itorero ryacu hari ibyiciro by'abagabo hari ibyiciro by'urubyiruko hari ibyiciro by'amakorari ahantu bayoborerwa urumva neza kubera ko abakristo dufite ntiwagenda ubagera ngo bigukunde ariko hari inzego babarizwamo none se umuntu azihunze ntazigemo muhamugira ngo itorero rijye gukora ikindi kintu cyo udaciye mu nzego kuba kugenerwa hari naho banemeza ko batazaguha icyangombwa utabanje guca muri ya matsinda yo hasi so rero bigaragara ko yari bana ari benshi hari systeme wubaka iyo batemeye kuzijyamo se gusa nanjye nemera intege nke ziboneka mu kutamenya kwita ku bakristo byo ni ibintu bisanzwe rwose umuntu akanagwa ntubimenye ndakaya ntubimenye ibyo byo ntabwo twabatera indabo ngo tubabwire ngo tubashime ko batabikoze ngo bongere basubiremo ngira babikore nta mpamvu ibintu byagombye kuzama muri uru rwego hanyuma buno buhanuzi wenda ni nabwo tugiye gusorezaho tunabutindaho cyane n'ubuhanuzi mbona ko bumeze nk'ari bumwe ari umuhanuzi wahanuriye mama Vanessa ko Musafiri atari uwe ari na mama Vanessa wahanuriye umugabo bari kumwe ko abana tarabe uretse ko hari amakuru ufite yuko ashobora kuba ari muri South Africa uyu munsi umugabo ashobora kuba yarigendeye ari muri South Africa umugore ari no yego ndetse ko abantu banavuga ati ngo aho bukera zisangira umugore muri Malawi umugore wa mbere Claire niko message mfite zivuga abariyo
niba baramubonyeyo nibyo ntaramenya ariko niko message nasomye nabashije gusoma z'abantu bariyo bamuzi cyangwa se bazi zino nkuru zabo izo message babashije kwandika cyangwa se baje kohereza niyo makuru mfite ku muntu wayampaye nkibaza nkavuga ngo ese ubu buhanuzi koko mu by'ukuri reka mvuga ubwa mbere n'ubwa kabiri fatira ubundi buhanuzi urebye forme yabo n'umuryango uko muwuzi cyangwa se uko muwubaka ubundi buhanuzi bwaturutse ku Mana iyo buza kuba bwaravuye ku Mana baba bwarabyaye umusaruro mwiza nawe reba icyo bibyaye icyo ari cyo tumenya aho bwavuye ni ibintu abantu bubatse babishyiraho ku nyungu zabo bwite ibyaye n'umusaruro nange muri kureba muri make ntibwaturutse ku Mana iyo buza kuba uvuye ku Mana wabuzanye ibyiza iyo buba bwaravuye ku Mana ese ubundi urahanurira umuntu ngo abana sabawe cyangwa ngo neretswe ko abana atarabawe ubundi umuntu ahanura ibyabaye cyangwa ahanura ibizaba ubuhanuzi ni ikibuga ubuhanuzi ni ijisho ry'Imana rimurika hatabona ikakubwira ibitaragize gute bitaraba ese n'uwo mugabo we nawe ko barambwiye ngo umwana sabe yajya kugurisha DNA nacyo ni ikintu abantu bibaza nawe banze ubyumva ubuhanuzi uzambwira ngo Imana mpaye inkweto kandi nzamba hari abantu bahita babizera nyine bavuga ati ngo ndabyizeye ubwo Imana impaye izindi zitarize oya reka kugira ngo abana saba ubwo ubundi si ubuhanuzi twabyita nk'ihishurirwa cyangwa iyerekwa noneho umugabo nawe akajya gushakisha uburyo yemera ko abana atarabe mu bindi minsi ariko ntawe uhanura ibyabaye nta n'uhanura ibyasohoye nta n'uhanura ibyakozwe ahubwo uhanura ibitaraba bitaranaza bataranamenya niyo mpamvu nge ubwo sinanabwemera niyo mpamvu nabo bwabyaye ibyo bintu ko si n'ubuhanuzi kwanza bwita ubuhanuzi gute nuba ngo neretswe ko umugore atarowe nabwo ntago ari ubuhanuzi niyerekwa si ubuhanuzi yagombye ko yamubwembera atarashaka urabona ko abantu bamwe bacanganyikirwa gutandukanya iyerekwa ihishurirwa no gutandukanya ubuhanuzi ni ibintu bitari byaba ihishurirwa cyangwa iyerekwa ni ibyabaye ariko hari nk'umutego utezwe nk'uko awubona kavuga uti nyamara muri kino kintu Imana imishuriye ko harimo ikindi kintu deje urumva bino Imana ebyiri bashatse gukombina byama Vanessa bwasobanura ko bivuga ngo haramubwiye ngo umugore si uwawe urumva deja yavuga ati Imana imishuriye ko umugore atarowe ntago ari ubuhanuzi ubwo ninge mugore wawe kabiri abana sabawe nabwo ntago ari ubuhanuzi wawe beshiye ko wahishuriwe none na wa mugabo nawe adashingiye ku rukundo yabonaga yagombye kwicara agashaka wa mubyeyi wo mu mwuka n'abashumba bakamuganiriza bakamugira inama arangiza akareba ibimenyetso kandi ari mu Vanessa watumye ajya mu itorero akiga igice akabatizwa kugira ngo bahite baba yiteguriye intama nyine urabyumva nawe rero ubuhanuzi bwose niyo mpamvu abantu bakwiye kumenya ntago ujye mwita ubuhanuzi kambyite nk'ishurirwa ko byabaye byari byarabaye kuza kumwira ngo Imana imishuriye ndi kuri kamera y'Impuguro TV kandi nyiriho kwese urampanuriye ahubwo nyereka ati iyo mpano iyo mpemburo uri aho ngaho iyo mpemburo uri kuri TV uriho hari nk'umutego hari icyo bishuriwemo ariko ntago wampanurira ibyo namaze kubona uhanura ibyenda kuba ubushurirwa ibyenda kuba sana umva cyo nasobanura birapfuye ubundi ubwabyo umusaruro wabyo nuwe kwanza ni ibiturimo tureba none se umusaruro baye mu biniki nuko nyitari ibiri ariko genda cyagaruka kugira ngo uno mubyeyi Imana irimo iramushaka yakorema burya rero mbabwiza ukuri ntago Imana yifuza gutakaza umuntu burya yakoresheje mwese n'induru z'abantu n'abandi bose ari ikamugarura mu rwuri rwiza kandi bigatungana tugana ku musozo n'iki kintu mu Vanessa yakora niba nyumva mbere na mbere nkunda ukuntu yakoreye Imana mu ivugabutumwa kabiri Imana iramukunda ibi byose ntago biri impfabusa noneho inama rero akwiye kugira ngo bitungane icya mbere agabanye kwisobanura niba bizamukundira abigabanye rwose no kugaragaza ubwere bwe n'ubutagatifu bwe no abyihora ceke ye kwisobanura agenda ashika tuzi kabiri ntagire umuntu yitwaraho umwikomo ngo aramuhagurukiye kuko niwe wihagurukiye
ubwo yashyiraga ubuzima bwe hanze yatanze amakuru bagomba kuyabyaza umusaruro aceceke ntagire umuntu arakarira kandi ntagire n'uwagira inshuti cyane kuko ntazi umuhigo uwo ari we ntazi n'uwo satani arimo akoresha ako kantu uzi pastor. Ikindi gikurikiyeho nabaza Imana ngo Mana mu gihe nk'iki n'iki nakora asenge wenyine yumvira ijwi ry'Imana Imana izabikemura. Ikindi cyanyuma giso ndiwe nkabawe ikintu kivuga butumwa nabasa nk'ugicecetse akabaretse kubwiriza cyane nk'abantuje rwose hisengera Imana nkagwiza imbaraga akandi kantu namuhumuriza nta nkuri mara amezi 2 kwisi biri hafi no kurangira rega buri iyi nkuru yiri kurangira hari biza bikahita bikarangira byararangiye birarangira hanyuma asigaye yiyunge n'Imana hari kimana gara ko kimana imushaka tutunu natwubahiriza ari umuntu atugireho inama mudamu kandi ngo n'ubu yagarutse ku murimo kandi imeze neza hari umudamu nagira inama nk'iyo nawe byari bimeze kandi ndamushimuribuka batangiye guhagurukira gihozo urabyibuka ndabyibuka nkavugira kwica nimwe ndayibona icyambere ntaza bamuri inyuma n'abamuri imbere naceceke ubu ntarimo akora umurimo mu itorero ntameze neza amagambo aracyahari amagambo yararangiye kandi agaruka ku murongo nyine ibisigaye no bahamyira hazaza indi episode ariko yagize gute yararangiye rero umukozi w'Imana bese natuze ariko dushimira Imana ku bwagihozo niba yaragarutse oya ameze neza mu mavuta menshi ariko twagiye acecetse ntabwo ntugire ugira inshuti kugira n'ubugira umwanzi mu gihe nk'iki ntuzo gukuraho amakuru uko ryezo ubwira mu kiganza cyera urabyibuka ngo umurozi wa mbere ukabije n'ugushaka amakuru yakubuza akaba inshuti yawe akeneye amakuru yo gusenya gusa uwa kabiri n'umuntu ushakira amakuru ku nshuti yawe mu bihe nk'ibi ntugira abakunzi ntugira abanzi mu bihe nk'ibi Vanessa bose bafate nk'inshuti ariko bose bafate nk'abanzi kandi anaceceke burundu bagira inshuti bose bagira abanzi bose bagira abakubakira bose bagira abagusenyera bose bagira abakuzamura bose n'abakumanura bose ugaceceka ugasenga Imana hasigaye Imana ikakuyobora fata numva nagarukira nk'abantu bari kuvuga ngo Vanessa na reka umugabo w'abantu wamushyigikira cyangwa wamubwira uti n'ubundi byararangiye nimuguma nabwo urwana urugamba gutya yewe ibyo bavuga sindi kumwe nabo kandi nibyo nasibishyigikiye jewe sibyo ngewe reka nkubwiza ukuri Vanessa nashyira agapira hasi agapira mvuga urakumva ariko yibuke n'iki Imana imushakaho n'iki akwiye kubaha sibyo ese muri kuki umugabo atarekuye Vanessa uwo mugabo ubundi uwo mugabo amutwara mu gikapu we nta mbaraga agira zo kwiyambura ibyo bintu ko bavuga ngo narekura umugabo w'abandi Vanessa ubundi uwo mugabo we niba Ernest we nta mwufata nk'afite amapingu bamuziritse cyangwa izindi ngufa afiteho abantu ziragabura agatsemba vitali rwose ndabizi ko utakisubiza ahubwo ngiye bundi uwo mugabo ni umwana batera bagashyira ku mugongo badakira ibyemezo muri b'imbere ese ubundi ararikura hari uwo afite niga muri leta afite musafiri baratandukanye bavuye mu rukiko bakoze divorce niko musafiri ejo bundi yatubwiye none se kandi divorce muri leta imbere y'Imana aho ni divorce buriya nako wibwira none se ku byangombwa by'abana ku ishuri bandika Panama karindwi musafiri na siko yitwa izina nuko mutanarizi naza gusoma neza n'uryo ndaza kuryibuka ndarizi ariko se bajyana kuvuga ngo abana bagiye kutubwemere ko batandukanye ariko iyo abana babo bagiye ku ishuri papa wabo ni musafiri nyina ninde ubwo ni mama Vanessa muri ya mazina yego batandukanye mu kuburiri ariko amaraso bavanze aracyabahagaze aracyabahuza cyane hari abana ngira ngo ni bangaye n'atari bangaye gutyo uko bangana kose batandukanye mu buriri no mu bikorwa bindi ariko amaraso bahuje aracyabategereje hano barabura bimubwira kubarekura zararekura ramufite narekure nyine biriya byo kara iriya operation irakomeye nta n'uwana yishobora
ahubwo njya nibaza uriya mugabo Ernest we n'umwana utafata umwanzuro biri kose rwose arakunda mu Vanessa rero amukunda se bagira tugenze amukunda rero ni baba kubunda ayo makuru agenda tugeraho kuba ashobora kuba yibereye South Africa ko bibaye nyene amukunda ni baba none wabigeze ute kugera uyu munsi mu buryo bw'amategeko ya leta niyo Vanessa nta tegeko na rimwe rimuhana yatandukanye n'umugabo bikarangira ubwo nibo ngo waruwe nyine ikibazo kiri erega ni mureke we namenye ko ari ikimenyetso cy'uko Imana imushaka nagera aho bikwiriye azamenya umwanzuro akwiye gufata Imana imugire neza kandi Imana imurinde mwifurije kumenya iki Imana imushakaho naho ikimushakira n'uburyo Imana izabikora yego reka mpe abantu nimero zanyu kugira ngo abashaka kubavugisha bibe byaborohera nimero za Pastor Ntambabazi ni 07885554 028 kuri hanze yandika akamenyetso ko guteranya 250 588 028 niyo nimero bashobora kubabonaho mukabagira inama cyangwa se mukabaganiriza mu buryo butandukanye reka mbasabe musoze mu dusengera Imana nasengera n'abakozi b'Imana bari muri kondisi itari nziza nka Mama Vanessa cyangwa se n'abandi wenda tutabatuzi batari kuri social media ariko muri quartier batuyemo cyangwa se muri maparuwasi barimo no bafite intambara zisa neza ngizi bavuze ko nta wazimukururiye cyangwa se nta wazibakururiye ari bo ubwabo bazikururiye mu gihe bishyiraga hanze cyangwa se bashyiraga ubuzima bwabo hanze Mana nyirikiro nyir'ubutware turagushimira Imana y'abarura Imana izukurura Imana irebera Imana yitegereza uri Imana ishyira ibintu mu bikorwa uri Imana ikora imirimo idasanzwe tukweretse mu Vanessa tukweretse ubuzima bwe n'umuryango we kuko mwami ngemba mbona ikibazo cyane siwe n'umugabo ikibazo niba abana bomba bene zino nkuru zimeze gutya imihangakire y'abana turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo datukore ibitangaza kandi bagire neza bakize barengera hamwe n'abandi bose abarwaye ku Yesu Kristo umwami wacu amen amen